Bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza. Muri ruhago nyarwanda isenyuka ry'ikipe ya Flash FC ikimenyetso gikomeye cyatumye abanyagitarama badakunda AS Muhanga. Ibihe bitandukanye bibamo imikino inyuranye. Umukino ukunzwe na benshi mu Rwanda ni umupira w'amaguru. Inkuru yacu iri mu marangara igihe cy'ingoma ya cyami muri Gitarama ku ngoma ya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, Muhanga muri Repubulika ya gatatu. Amateka atwereka ko teritwari yitwaga amarangara yatangiye gukinwa mu mupira w'amaguru kuva Kiliziya Gatolika yashingwa i Kabgayi. Umupira w'amaguru waje gukomera cyane bashinze seminari nkuru kugeza mu 1931 yimurirwa mu Nyakibanda. Repubulika ishinzwe muri Gitarama havutse ikipe yitwaga DMR FC, tuzayigarukaho kuko yakuweho mu 1973. Repubulika ya kabiri kuva yashingwa kugeza mu 1944 muri Gitarama nta kipe yakinaga umupira w'amaguru yahabarizwaga. Mu gihe leta yakanguriraga abategetsi gushinga amakipe cyane akina umupira w'amaguru, na prefe wa prefegitura ya Gitarama yifashishije diocese ya Kabgayi batangije imigabo n'imigambi yo gushinga ikipe. Amakomine yose ya prefegitura Gitarama bakoze irushanwa bacaguramo abakinnyi. Iyi iracyari Ingenzi TV. Uko buri komine yahuraga n'indi niko haribwaga umukinnyi mwiza. Abakinnyi bamaze gutoranwa batoye izina bayita Flash FC. Ikipe yakinnye ibyiciro byose kugeza igeze mu cyiciro cya mbere. Kuva Flash FC igeze mu cyiciro cya mbere kugeza isenywa nta gikombe yigeze itwara. Flash FC ikizamuka mu cyiciro cya mbere benshi bayise junior ikipe ya Rayon Sport. Ibisiko byari byifashe kuko iyo izahuraga wabaga ari umukino ukaze. Kuri ubu tugiye kurebera hamwe impamvu abanyagitarama badakunda AS Muhanga yanakina ntibitabire. Mutabazi niwo mu karere ka Muhanga afite imyaka 62. Tuganira twatangiye tumubaza impamvu badakunda AS Muhanga kandi ari ikipe y'akarere kabo. Mutabazi: twe ntabwo twareba AS Muhanga ikina icyiciro cya mbere umwaka umwe ubundi ikaburirwa irengero. Ingenzi yarongeramo baza ati se AS Muhanga imanuka mu cyiciro cya kabiri kuko mutayishyigikira? Mutabazi yagize ati twe twabonye ikipe ya Flash FC tukayikunda, yakinwagamo nabo tuzi, none bazana abanyamahanga babaswa kandi nta jambo tugiramo. Ingenzi yarongeramo baza ati se wabora kimwe umupira w'amaguru? Mutabazi ati nakiniye komine Mushubati nturanwa mu gukinira Flash FC n'ibyakunda kuko naje kuvunika, ariko AS Muhanga ntabwo tuzayifana, ariko hagarutse Flash FC twese twayitera inkunga. Ingenzi yarongeramo baza ati se ubona ari iki cyakorwa ngo umupira w'amaguru mu Rwanda utere imbere? Mutabazi ati niba ariko umupira w'amaguru uhere mu murenge bareke kubeshya. Irushanwa ryitirirwa Perezida Kagame binyuze mu murenge, bagitifu bajya kuzana abavantara biriya babirika bagakinisha abana bo mu murenge, cyane ko abazanwa bahembwa amafaranga menshi. Ferwafa ikora nabi kuko ngo Munyurangabo Ronje yavuye muri komine Tambwe aba ikirangirire. Ingenzi rongera iti nicyo saba abashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda? Mutabazi yasubije ati icyo saba nuko bagera mu murenge no mu karere bakazamura impano z'abana b'Abanyarwanda bakarika guhendwa nabo mu mahanga. Iyi ni Ingenzi TV.